ikibyimbye kimeneke. Bahaye ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro ikibyimbye kimeneke. Ni ikiganiro tubagezaho kuri YouTube channel yacu ya Bombori. Uyu munsi nk'uko bisanzwe baza ni ikiganiro ariko kandi nahisemo kukibagezaho mu mashusho kuko ubu noneho aho ibintu bigeze tugomba kubibabwira tunabibera ntibibe kumva gusa. Ni nayo mpamvu uyu munsi mu kiganiro uko maze kumenyera akenshi gakoresha amashusho mba ndi kumwe n'umutumirwa cyangwa se kaba ndi kumwe n'umusangwa. Uyu munsi rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Freddy Busabuwera muri Canada. Reka nguhe ikaze ngusabe ufungure mikoro yawe Freddy Busabuwera aho ngaho muri Canada. Ikirere kimeze gute ko hano twebwe ubukonje bwatumaze? Komera cyane Rubens, ubukonje natwe ni hatari hano rwose. Mu minsi ishize ni hamwe mu minsi 3 ishize ni hamwe umuntu abanza kujya hanze akabanza gufungura ridongo arebe washyira amatwi hanze ukumva agiye gucika. Twari mu minsi 3 ishize rwose twageraga muri za -27 ngira ngo nibutse abadukurikira ko -27 bikonje cyane. Hari benshi batabizi ibibabwira suruta abanyarwanda n'abandi batuye munoza. Ndibutse ko muri congelateur ya Afrika ubundi ni muri za -5 -6. Urumva rero iyo turi muri -26 bumve uko ubukonje bameze, ariko ikiza cyabyo byica mikrobe zose. Byica mikrobe, uretse ko bishobora kutuzana izindi virusi nk'imisonga n'ibindi, ariko hano ubuzima bwakomeza, turakora tukagenda. Umuntu nyine ukaguma mu bushyuhe ukambara uko bikwiye. Voilà, c'est ça. Nibyo ntabwo turi buze kubitindaho cyane ko ubwo tuvuga ubukonje hari n'ahandi hari gushya, hari ahandi hari impanuka. Nagira ngo rero nguhe ikaze mu kiganiro, ariko uyu munsi tuje kuvuga ibijyanye n'ubundi ntakundi ntabwo turabikanda tuvuge uko ibintu twabibonye muri rusange, cyane ko turi buze kugaruka nk'uko twabivuze mu mutwe w'inkuru yacu. Turagaruka ku biri kubera muri ya ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane mu mujyi wa Goma. Reka ntangire nkubaza niba waragize amahirwe yo gukurikirana aka kavuyo kamaze iminsi muri Kongo, by'umwihariko bijyanye n'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Ese nta bantu bawe bari muri Goma baba baratikiriye muri bari abantu bishwe? Urakoze cyane Rubens kuba wanyakiriye. Ndagira ngo mbere na mbere nyine nsuhuza abadukurikira kandi abakunzi bacu, kandi babwire ko rwose intambara yo muri Kongo iduhangayikishije cyane. Ngewe irampangayikishije cyane kuko si kure y'u Rwanda. Banje gusubiza ikibazo wambazaga, ntabwo uko mbizi nta muntu mfite igoma wo mu muryango wanjye, Imana ishimwe, ariko quand même hari problem inshuti zihari, ku buryo rero nizera ko ntacyo zabaye, ariko nta bantu bafite turi en contact. Na ubundi iby'intambara narabikurikiye rwose, ndabikurikira buri munsi umunsi ku wundi. Ibyabaye rero ntabwo ngewe byantunguye kubera ko twari tubitegereje. Twari tuzi ko Kagame arimo gushaka uburyo afata kariya karere, ko kandi icyo tutari tuzi ni itariki gusa. Ariko twibukiranye mu cyumweru cyashize cyangwa icyumweru kibanziriza, mwibuke amakuru yakomeje gusirikira bavuga ko noneho Goma ari encercle, uhereye hasi za Minova zo hasi ukazamuka za Sake ukajya za Kibumba n'ahandi hose berekanye ikarita en rouge, abantu bari encercle. Ariko bateguzaga kugira ngo banategure abakongore mu mitwe yabo batangiye batera ubwoba, kandi ibintu niko byagenze. Ariko ntabwo byagenze neza nk'uko imizindaro ya Kigali yabitubwiraga. Uti kubera iki? Ntabwo byumvikana ukuntu u Rwanda n'ingufu bavuga ngo bafite byabatwaye iminsi hafi 4 kugira ngo bafate Goma. Icyo twashoboye gukurikira nuko intambara guhera kwa kane batangiye intambara. Bamaze gutangira intambara bararwana,
ndibuka ko AFC M23 abavugizi b'ingabo za Kagame bavuze ko bari bufate Goma, batanga amasaha 48 ngo kugira ngo ziriya ngabo zibe zashyize intwaro hasi, intwaro n'ibiki byose bamaze ikirere cy'indege nabyo byibuke, bafunze ikirere. nibazaga ukuntu abantu batari mu kibuga cy'indege bafunga ikirere cy'indege, ariko biriya bintu bishobora kuba hari ikintu byari bivuze mu bantu bazi byagize. Oya, biroroshye Rubens, biroroshye gufunga ikibuga cy'indege. Ni ukuvuga bati nta muntu wemerewe kuza kuko ni nahagira uza turamurasa. Yes. Kandi bafite capacity. U Rwanda rufite capacity, ntabwo ari M23. U Rwanda rufite capacity zo kurasa amadege no kugira ngo tibyo turabizi. Urumva rero nta kundi barabivuze kugira ngo batigaye babuze, en fait bagira ngo babuze bavuge ko nta comment dire, nta renfort yagombye kuza ngwigwe ku kibuga cy'indege cya Goma. Ibyakurikiye rero tugenda nihuse ntizimbye amagambo nuko nyuma y'ibyo abasirikare ba Kongo bagize akaga gakomeye cyane. Bamwe mu bayobozi babo niho hantu kuza kureba ukuntu ruriya rugamba rwagenze, kubera ko jewe nabonye baratsinzwe icyo twakwita uruhenu yenkanaga ingabo za Kongo. Hari abantu bakomeje kugenda bazamura amagambo bavuga ngo ingabo za Kongo zirakomeza zirwanaho, ariko ubwinshi bw'umusururu si bwo butuma ngo sidukuru bavuga mu Kinyarwanda kuko ingabo za Kongo zatsinzwe iriya ntambara. Ibyo twabashije kubona byaba mu itangazamakuru mpuzamahanga, byaba ibyo Kigali yatweretse, bigaragaza ko ziriya ingabo za Kongo zaratsinzwe cyane. Ariko ntabwo nge nabivuga gutyo, ntabwo tubibona kimwe. Si ngombwa ngo tubivuge. Donc ngewe icyo nshaka kuvuga ni iki, niho naganaga. Niyo mpamvu nakubwiye ko bitangaje uburyo byevoliwe bigatinda. Kuko ngewe ubwanjye naravugaga nti kubera ko hari ikintu rega abantu bagomba kumva. Nta kuntu ingoma z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda zitaba zifite ingufu. En fait uburyo bwo kurwana burutu bwa Kongo ntibishoboka. Kubera iki? Kuva imyaka 30 ishize ingabo z'u Rwanda ziri mu ariko iyo uvuze uburyo uvuga ibikoresho gusa cyangwa uvuga mu buryo buri tactique technique? Mvuga tactique technique. Uti kubera iki? U Rwanda rumaze imyaka 30 rurwana. No kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda bamenyereye intambara. Abasirikare ba Kongo, igisirikare Kongo ntiyigeze igira igisirikare, nicyo abantu bibagirwa. Kongo ntiyigeze igira igisirikare na rimwe. Rero wemeje ko ibyo nakubwiraga ari ukuri, kubera ko genda kubwira ngo bameze nk'abatarigeze bakarwa. Oya, buretse ndahagera aho ngaho. Donc nicyo abantu bagomba kureba. Kongo imaze imyaka 2 irimo kubaka igisirikare ngo igihe ingufu barokurita abantu babigisha. No kuvuga ko majorité y'abasirikare bafite n'abarikiri. Higanjemo n'abari Wazalendo. Bazalendo, ariko Bazalendo barukwabo. Ariko intambara ibo worse kurusha uko abantu babitekereza, kuko ndaguha urugero ufashe amashusho y'abana nabonye baba Wazalendo imyaka 14 15 bakaraciriko ntago ba training n'icyumweru. Rero ariko Wazalendo oya twibukiranye Rubens, umubare w'ingabo twibukiranye. Oya reka twibukiranye, hari ikintu tugomba kureba. Reba tuvuye muri 2021 kuva RDF yo kubura imirwano, ni Wazalendo barwana, ntabwo ari RDF. Kandi Wazalendo bararwanye ingoma uretseho nka FARDC yazanaga indege ikarasa, urumva, kugira ngo ibakure mu birindiro, ariko izindi ntambara ni Wazalendo bazirwanaga. Pour dire que buretse ndangize mon point, hanyuma turakomeza discuter. Pour dire que Wazalendo ni la population armée, urumva, de défense populaire, bamaze igihe barwana kugira ngo badefende iwabo, urumva, badefende n'ubutaka bwabo. No kuvuga ko intambara barayimenyereye. Icyo badafite ni urumva, wenda stratégiquement militairement hari ibyo babuze kubera ko batagiye muri iryo shuri, ariko bararwana, bafite capacité yo kurwana. Ikibazo cyabaye kugira ngo ndangize none gusubiza ijambo, nuko kuva kwa 4 kugeza ku cyumweru Wazalendo bafatanyije FARDC bararwanye ku buryo, kuko twabonye ku cyumweru mu gitondo twabonye amashusho en fait samedi ninjo twabonye amashusho
ndumva twarayapartaje nawe amashusho y'abasirikare y'aba M23 binjira bagenda bamarasha mu mujyi mu gitondo cyakurikiye barabakubise urumva ni nabwo amasasu yaguye mu Rwanda barabakubise barabakubita rwose donko tubona FARDC yafashe umujyi yawishubije ahubwo icyabaye nuko kwa mbere ninjoro FARDC u Rwanda rwohereje force spéciale abarinzi ba Kagame nibo binjiye ibivugwa nuko binjije abasirikare bari hagati y'ibihumbi 8 n'icumi baraza bararimarima kandi wibuke hari ikintu tugomba kwibukiranya ni abasirikare bien entraînés do A à Z bafite intwaro ziteye ubwoba tekereza rero kubazana aho ngaho barasa tout ce qui bouge bya bindi Kabarebe yatubwiye ngo killing machine niko rero aba Kongore batsinzwe ikindi kintu batsinzwe kubera iki kubera yuko hari abagira ngo twabonye za video bamwe mu bayobozi bizo ngabo urumva aho bavuze ngo bashyire intwaro hasi aho kugira ngo babwire abasirikare bati dore strategique mu turi gukore bataye intwaro hasi bafata ubwato bariruka ngo baragiye no uretse ibyo ngibyo niho nahereye turariraho kandi turabivuga yo wamugana ikibyimye kimeneke niho nahereye mvuga ko ntabwo nirengagiza ko igisirikare cy'u Rwanda gikomeye ibyo uwo wese arabivuga ntabwo nirengagiza uruhare rwa Wazalendo mu kurinda umutekano muri yacu ariko nkavuga ko umfashe uburyo aho byageze ingabo za Kongo zikiyambura imyenda kwababonye biyambuye imyenda ubu Goma yuzuye imyenda ya gisirikare amasasu imbunda ibimodoka binini bya rutura ibintu byose barafata barajugunya bikwereka ko ziriya ngabo zitari zifite organisation okazu baba cyane rwose kuko gutakaza ibikoresho bingana kuriya nubwo wabutsinze ndaguha urugero ndabihera ku uburyo ingabo za Habyarimana zisohoka mu Rwanda ntabwo zigize zikora mistake ingana kuriya buriya buryo batsinzwemo ntabwo nyobewe ko ingabo za Kongo zirimo organize ibyo twese turabibona ndetse nta nuhamya ko nta nushobora kuvuga ko bitagaragara ko Goma yapfa ariko ndavuga ko biteye ikimwaro uburyo batsinzwe gutakaza intwaro zingana kuriya reka ndangiza gutakaza ziriya ntwaro zingana kuriya nizo zigiye kubarasa kugira ngo ejo bundi tujye kumva twumve bavuge bati ko wafashe Bukavu ko wafashe Kisangani tugeze Kinshasa naho ngaho rwose aho ngaho turumvikana Ruben aho ngaho turumvikana rwose 100% aho ngaho nuko nagira ngo ikintu navugaga ntabwo mpakana ko zatsinzwe nari cyane ntabwo bihakana ariko nagira ngo icyo nashakaga nuko ntabwo dushobora kuvuga directement ngo zatsinzwe ruhenu tutavuze historique kuntu byagenze kubera ko les hommes de troupe ikintu tugomba kumenya ntabwo ndi umusirikare ariko quand même tuzi ariko quand même tuzi ko l'armée c'est comme toute organisation iyo umutwe ucitse urumva abari hasi bahinduka imbwebwe cyane mu gisirikare par exemple dans la vie isanzwe umuntu manager yakazi kamunaniye abakozi bashobora kuvuga bati bon twebwe turi organiser comme ça parce que c'est pas question de vie ou de mort ariko mu ngabo tuzi neza ko ni l'ordre qui ni hiérarchie l'ordre vient d'en-haut ikamano donc rero batsinzwe ruhone kubera iki kuko cyo nshaka kuvuga les hommes de troupe baragera nicyo nashaka kuvuga nuko baragerageje birukana M23 muri ntuza muri Goma barayisubiza ariko aho ibintu byapfiriye ni hehe nuko les commandants après ça batanze 48 heures niki baributse donc kuvuga ko les hommes de troupe babuze umuntu ubabwira ati mukora ibi wabonye ukuntu basohotse mu mujyi ariko wabonye video babuze uko burira n'amajipe bakikubita hasi c'est ridicule donc biteye ubwoba twibukiranye muri ino ntambwe aba M23 bayobowe n'u Rwanda nyine byose turabizi tuzi game iri nyuma yo kubona iriya nkoni ngiye kubabwira ko mu masaha 48 bashobora bagomba gushyira hasi intwaro byonyine ubwabyo uretse no kuba bararivuze twebwe babasivile tukabira hagombye kuba hari service de renseignement zagaragazaga menace kuri Goma ku buryo abantu bavuga bati tugiye kurwana tudefende Goma ukazu mu gihe bibaye ko dutsinzwe sorti bizagenda gutya ariko
fata uburyo bafashemo ikibuga cya Goma, ikibuga cy'indege cyari kiriho ziriya ndege zose, biriya bimodoka, biriya bisasu, ibi byose by'inyorogosiyo y'igisirikare cya FARDC bikagenda kuri biriya bintu. Ni skandale. Ni skandale, byo ni skandale, ni skandale kandi arome ya Kongo ntagombye kwifata ala legere. Urumva, kubera ko ni hahandi ngira ngo nyuma yabyo twagiye twumva ibyo abasirikare ba Kongo bavuga, ariko bagomba kureba uko ibintu bimeze bakarealiza ko amazi si yayandi uti kuki nkuko bivuga oya ndabyemera Rubens, ntabwo mbihakana nkuko bivuga. Ubu ngubu ziriya ntwaro uriya n'umunyagukomeye Paul Kagame, biriya bitumye Kagame abika andi mafaranga y'abanyarwanda yaragiye gupfusha ubusa, agiye gukoresha ziriya ntwaro akaba ariza kubitisha. uretse ko Kongo nkurikije iby'amatwama bafite izindi ntwaro ziteye ubwoba bagomba gukoresha. Ntabwo nemeranya kugira intwaro, n'ubundi ziriya ntwaro bari bazi. Intwaro ntabwo arizo zirwana intambara, kuko n'abasirikare nyine. Yewe ndi umunyamakuru, nta hantu mbogamiye, ndabireba ibintu bikambabaza nkabura uko mbigenza, ariko mbivuga uko mbitekereza n'uko mbibona. Kugira intwaro zingana kuriya zonyine ubwazo bakazigufata nabyo ubwabyo ni ikibazo, kuko umusirikare ushobora kugira ingabo 100,000, ye nkagira ingabo 10,000 nkakurwanya nkagutsi. Ni nabyo buri gihe ikunda kuvuga, igavuga iti bariya bana ba M23 turabafasha kubera ko icyo barwanira barakizi. Ntabwo mpakana ko n'abakongomani barwanira leta bakizi, ariko uburyo barwana muri uburyo bararuganize ntabwo biha capacity yo gutsindira ntabo. Ni nayo mpamvu muri iyi ntambara ubonamo ingabo zitandukanye za SADC, ingabo z'ibihugu bitandukanye. Uburundi bwakoze intervention, ariko ntabwo ntitubona presence yabwo ngo ibashe kudefanda. Ni ikibazo kikwereka ko abakongomani nk'ingabo ubwabo ntabwo bafite capacity yo kurwana ku mujyi kugira ngo bawukomere bavuge bati ibintu tugiye kubifata mu maboko yabo. Oya Robert, ntabwo nageze aho ngaho. Reka nkubwire impamvu nanjye nanarize nk'umunyamakuru. Ntabwo ngewe nageze aho ngaho uti kubera iki. Nous venons de voir hariya muri kiriya gihe twabonye intambara mu masaha 72. Hagati aho ngaho icyo nshaka kuvuga ni iki. Twabonye le début 72 heures de combat, urumva, dans une situation difficile ku basirikare bagiye kurwana bwa mbere badasanzwe bamenyereye intambara barwana. Ubu ikiza cyabyo aba bavuga bari barwanye bwa mbere Fred FARDC abari abasore benshi ubona niba nabarikiri bashya nabarikiri gutese, kandi kiriya gihugu tuzi neza ko kimaze imyaka 2 kirwana na M23, kimaze imyaka 2 kirwana. Ariko se mbwira Rubens, mbwira ninde warwanye hariya ko arabaza rendo barwanye. Ariko mbere ikaba ari uretse gato, ikaba ari niyo erreur. Turi kuvuga ko bakora umujyi munini, ariko hari indi mijyi yafashwe. Yego nyine, ariko se ninde warwanaga? Nibyo ndi kukubwira, kubera ko ikibazo cyabaye niki. Ibyo byose birereka Kongo ko strategiquement batagombye gukomeza kugenda muri za diplomasi gusa, kuko Kagame turabizi kuva kera, urumva, ni talk and fight, muravuga anarwana. Nabo rero niyo system bagomba kwadopta yo kuvuga bati turavuga urakubita. Bo rero icyo bakoze baravuze bati kugira ngo tutishiraho umutwe wa donc la communauté internationale bivuye ngo turimo kurwana kandi turi mu mishyikirano, twebwe turaba abana beza dukurikiza ibyo abazungu badusaba, zasigaye abazalendo tubashyigikire kuko n'abana ba Kongo, ariko bye kugaragara ko twebwe l'armée officielle iri ku rugamba irwana na M23. Niyo erreur bakoze. Iyo rero niyo yabagejeje aho bageza. Ikintu rero Kongo igomba gukora ubu ngubu ni ukuvuga bati en fait biragaruka kuri bya bindi tumaze imisi tuvuga tuti ni gute par exemple watera ingufu abasirikare bawe ukabatiza umurindi, ushobora kuri president wa republika cyangwa ministre w'ingabo ukafata mikoro ukajya kuvuga message ingabo zawe uzibwira ko ari intambara. Par exemple wambaye les chaussures de course, wambaye tenue de ville, relax. Nta relaxing irimo. Shiramo smoke n'ingofero y'intambara ubahe message. Ministre ukabona ministre w'ingabo araje atanze message, ibyo ni byabaye ejo muri Abakos, urumva, anavuga ati vous non, c'est nous,
we ni minisitiri w'ingabo nawe donc ni ukuvuga ko nawe abarwa nk'ingabo ni ukuvuga ko ngarutse ku byo bavuze kandi iki byo bavuze l'organisation hiérarchique ni défaillant kuri urwo ruhande bagombye kongera bakira muri minwari bakavuga ati dukora iki kandi ngewe nibyo mvuga il faut que l'armée les dirigeants en fait je vais changer en français pour donner un message à nos frères congolais il faut que les dirigeants congolais le président il dit qu'ils sont en guerre. Il ne peut pas se présenter devant le peuple. Il ne peut pas se présenter devant le peuple congolais et donner un message de guerre en tenue relaxée avec des running shoes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu es en guerre, monsieur le président. Vous êtes en guerre. Si vous êtes en guerre, pour donner un message fort à vos troupes et aux citoyens congolais, mettez une tenue de combat et donnez un message clair. Le ministre de la Défense ne peut pas aller devant le peuple congolais et donner un message en disant que vous allez vous battre comment. Non, c'est nous, parce que c'est le ministre de la Défense. C'est nous. Oui, il n'a pas l'arme dans la main, mais son arme, c'est quoi? Son arme, c'est les directives qu'il donne, c'est le ton du chef, d'un des chefs suprêmes des chefs de l'armée. Il faut qu'ils s'habillent convenablement, qu'ils mettent dans les armoires leurs abacos et les costumes, qu'ils se mettent en tenue de guerre. Parce que tout simplement, l'habit là, on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est vrai, mais dans certaines situations, surtout en situation de guerre, l'apparence d'un chef de guerre donne un message fort, même s'il ne sort pas un mot de sa bouche, mais qu'il montre qu'il est sérieux et qu'il montre qu'il tape sa main sur la table, ça va faire quelque chose. On peut pas juste aller devant le peuple et l'armée et donner juste des messages comme ça ne marche pas. Voilà. Non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure en disant que Kagame, il part et puis il fait le combat. Mais chez les Congolais, il se voit qu'il juste part, mais combattre, c'est leur difficulté. Ntabwo nshaka kubitindaho ariko nagira ngo ngarure amagambo Perezida Tshisekedi yavuze mbere yo gufata Goma, ko yavugaga ko badashobora gufata Goma. Wibuka amagambo Tshisekedi yavuze igihe yiyamamazaga avuga ati nimuzatera n'agasasu kamwe ushobora kurasa i Kigali duhagaze i Goma. Biriya bintu byakwerekaga ko n'abantu benshi twatangiye kuba koko buriya intambara igiye kuba. Ni gute abantu bavuga amagambo menshi ariko ntibagaragaza ibikorwa? nibyo nkubwira Rubens, nibyo nkubwira, nta kindi cyabiteye. Ibyo Tshisekedi yavuze byarashobokaga, wenda biranashoboka. Urumva kubera ko uti kubera iki ubu ngubu mu gihe tugezemo buretse gato wenda biranashoboka parce que bafite intwaro. Je vais te dire une chose, parce que bafite intwaro bashobora kubikoresha. Ariko icyo nkubwira ni iki, nuko ntushobora kuvuga gusa nta bikorwa. Nibyo navugaga. Kagame talk and fight, aravuga kanarwana. Ugomba kuadopta le même système que lui. Ibintu bya diplomasi urumva babivemo babigire bike. Kubera iki? Erega Kongo niyo iri mu ntambara. Donc no kuvuga ko igituma ibyo ngibyo dusho kubera iki? Tshisekedi yaravuze, abivuze la population yishira muri espoir yo hejuru cyane. Ikibazo cyabaye niki? Baramubwira njye icyo ntekereza, nibyo ntekereza, sinzi niba ariko byagenze ariko niko mbitekereza. Kandi ndumva yarigeze no kubivugaho. Nuko abazungu bamubwiye turi umusazi wowe, ntabwo dushobora kwemerera kurasa. Ushobora kurasa, wavuze kuri burasa ariko no usubiza amerwe mu isaho, ntibitukwemera mu kujya sur la table. Wibuke ko nyuma yaje kuvuga ngo no, ngo narabivuze ngo ariko finalement je peux pas décider ça. Abantu korana n'ibiki byarabivuze. Urumva? Donc c'est ça. Ibyo rero yakoze no kubivuga. Urumva? Ariko akarenza umuntu wabavuga ngo karushye hamagara. Ariko rero from now on dukurikiye uko ibintu bimeze, dukurikiye ko intambara imeze, abakongole bagomba guhaguruka bagahagarara bakarwana. Uti kubera iki? Intwaro sizo babuze organisation. Commandant banomye ejo bundi president Tshisekedi commandant ngo Eva quelque chose, donc Evariste, je me souviens plus de son nom de famille. Urumva, à ce qu'il paraît c'était un bon militaire. Et puis yakoze chez conférence de presse avuga ko abwira abasirikare ko ati yewe mfite ndi commandant de la région, ntabwo nshobora kugira ibiro minembwe cyangwa ahandi ku ruhande. Ibiro byanjye biri Goma. Ati rero tugomba kurwana ku buryo tubona uburyo bwo kongera tukisubiza Goma. Bon, iyo ni vraiment un bon message aux troupes.
nizere ko abategetsi ba Kongo bakurikirana bagakomeza gutanga les mêmes message ariko bakazitanga nyine nabo nk'abari mu ntambara atari ukuzitanga nk'abafonctionnaire bicaye mu biro. Ikindi twavuga ni uko ibihugu byemeye gufasha Kongo birimo kugenda nabyo bigaragaza ko ibi bintu bihagije bidashobora gukomeza nk'uko biri. Reka tube turetse kugera aho ngaho tubanze dusengure kuko wagarutse ku ijambo Tshisekedi yavuze karivuga yiyambariye uko yiboneye ukavuga uti yagomba gushyiramo imyambaro igaragaza ko wa mugani yiteguye ubwabo. Reka tugaruke kuri ya jambo noneho tuze kuza kureba ibyo amahanga ari gukora. Iriya jambo Tshisekedi yavuze abakongomani bazi kwandika imikarago myiza muri disikuru. Ufashe uburyo iriya jambo ryari rimeze uko yavuze n'ingamba barimo bagiye gufata kugira ngo barwanire ntambara, aho ahamagarira urubyiruko kugira ngo rujye mu gisirikare, aho asaba ibigo by'abikorera kugira ngo bitangire bikusanya amafaranga bitera inkunga urugamba. Yavuzemo ingamba nyinshi zigaragaza ko ngo baba bashaka no kwisubiza Goma. Ndagira ngo tugaruke kuri ya jambo rya Tshisekedi. Waryumvise gute Freddy? Je numvise ari ijambo ryiza ku giti cyanjye, numvise vraiment ari ijambo ryiza de mobilisation kandi d'un chef rumva d'un chef suprême de l'armée kandi uhumuriza abaturage akababwira ati turahari dufite ingabo tuzabikora. Urumva bon, ariko il faut ko bikorwa nyine uti kubera iki wa mugani le privé oui urabasaba amafaranga ariko mubanze mukupe muri dépenses zanyu ikinshasa. Sinzi niba ari ukuri ariko bivuga ko abadepite bo muri Kongo bahembwa ibihumbi nka 20 by'idolari ku kwezi. Niba ari byo byabiteye isoni, niba kate urumva, niba kate amafaranga bayishyire mu ntambara barume bahemba amafaranga de motivation ingabo zabo barwana intambara kuri ubwo buryo. Naho ubundi no message y'ubwayo nabonye vraiment ari un message digne d'un chef, urumva, ubwira abaturage be n'abasirikare be. Ikibazo gusa ni uburyo yayitanzemo, byo rwose uburyo yaritanzemo ntago byari byo. Nibyo mvuga ko l'ambiance yagombaga kuritanga ari kumwe na le chef d'état major n'abandi baraho bavuga bati donc ça aurait sorti d'une autre. Uti kubera iki nkubwira impamvu yindi, ntitwibagirwe ko muri Kongo hari ikibazo gikomeye cyane, harimo une division. Bigaragara cyane ko ntabwo bari prepare na urumva bivuga nkabyumva cyane bose urumva. Donc ikibazo kindi gihari gikomeye, il faut rallier non seulement les troupes mais le peuple. Urumva kubera ko ngewe rwose harakongo tuvuga nkavuga nti oui Tshisekedi afite amakosa ye, urumva arayafite arahari, ariko muri mu ntambara c'est pas le moment de critiquer ngo mutangire kuvuga ibi ngo mutangire kuvuga ibya constitution, mutangire kuvuga non. Urumva muri mu ntambara none se bigende bite noneho parce que ibyo byose nibyo bidiviza ngo mutangire kuvuga ngo ibintu bya tribalisme usubu kuki mutabivu mutegereze mubivuge mumaze gutsinda intambara. None se ubu murabivuga Kagame ejo nagifata muzabivugira voilà. Kandi hari ikindi kintu abantu bagomba kumva, none se Tshisekedi uretse ko zitukwamo nkuru, on lui a légué une patate chaude, bamuhaye igihugu désordonné, en désordre maximal. None se nta bateau magique afite, none se igihugu gangrené par la corruption. Babona ko ubu ngubu imyaka kuva igihugu cyabona independence, corruption imaze imyaka kuva muri 60 kugeza uyu munsi. Urumva uko ko babona Tshisekedi aza gahita avuga ngo pseto ntibishoboka. C'est un processus ariko iyo processus kugira ngo bayigereho d'abord ifuko bagira igihugu no kugira ngo bakigire nyine nibumve ko bagomba kwiyarinya derrière le commandant suprême de l'armée n'ingabo zabo, hanyuma bakarwana ibyo noneho bafate Tshisekedi nka president civile babe bamushyize mu kabati, bakora igisi bafate Tshisekedi nka commandant suprême de l'armée ariko bamureba kandi nawe abereke ko ari ibyo ashaka. Kubibereka ni gute? Ni bya biri navugaga, n'ukwambara umwambaro w'intambara ukayobora intambara. Ntabwo ari kubera ko iyo yipresence kuriya
nyine akomeza kwereka abakongore ko ari bagomba kumubaza n'ibya constitution. reka twavugaga kuri Tshisekedi ariko hari ikiganiro M23 yatanze igihe abanyamakuru benshi bari baturutse mu Rwanda byose harimo n'itangazamakuru mpuzamahanga, hari ibyo ushobora kuverifika ukabona ibyakozwe. Babanyuza mu mujyi wa Goma babereka ibisigazwa by'ibyo ingabo zataye, ariko mu magambo yavuzwe na Colonel Nanga uyoboye urugaga AFC yagaragaje ko intego ya ntabwo ari ugufata ngo bashaka kugera i Kinshasa. Freddy, ntabwo nshaka ngo nigire gute mu kintu ariko ndagira ngo mbwire iyi ntambara urayireba iva igoma ikagera i Kinshasa nk'uko byabaye muri za 1996, 97, 98 igihe bafataga Kinshasa. Aya magambo ya Nanga uyavugaho iki? Ngewe ntabyo mbona kuri ubu, ntabyo mbona. Ndebye nkurikije situation ubu ngubu, situation y'ubu ngubu iratandukanye cyane 2012, urabyumva. Ariko nabyo birashoboka, urumva nta kidashoboka kuri ino si. Ukurikije ukuntu ikintu cyonyine gishobora gutuma uretse gato, ngewe mfite nkuko nakubwiye, mfite deux angles byanalizamo. Angle y'ibishoboka na angle kudashoboka, kuko nicyo analize zimaze. Urumva byashoboka bigenze biti. Tout d'abord, Nanga ibyo avuga ni umuzindaro wa Kagame, urumva. Et c'est même ridicule kuko ikinsetsa en fait turi muri amateka yisubiramo. Ariko ikibabaje nuko muri ya region wagira ngo abantu ntibahumutse amaso. Ibyabaye ku Rwanda muri 1990, kuva muri 1990 kugeza dutaye igihugu cyacu batwirukanye mu gihugu, urumva nibyo biri kuba Kongolo ubu. Urebe conference de presse ya Nanga, abantu bicaye kuri irya meza ni Kanyarengwe, ni Bizimungu, nibo bicaye bananga babarebaga. Nta Baudouin cyangwa wundi yitwa nde harya Akenga ntawo hari, urumva. Niramutse bagombye no kujya muri négociation zawurire aba Makenga uzabona. T'as compris? Donc c'est ça que abakongore bagomba kumva bakagira. Bon, noneho nanarije ibyo bambwiraga. Intambara izagera muri ishobora kugera Kinshasa gute? Uburyo bwonyine mbona ishobora kugera Kinshasa nuko la communauté internationale ikomeza gusinziriza urinda Kongo, urumva. Kongo yakomeza gutegereza, urumva, ntikora ibyo igomba gukora. Noneho yabona Kigali ifashe na Kivu, kubera ko quand même c'est un secret de polichinelle, turabizi. Pardon, gahunda yo kubalkaniza le Congo ni programme les occidentaux bafite depuis longtemps. Kandi bagiye babitubwira baba abanyamerika, baba muri za conference zagiye ziba, baba Sarkozy bagiye bitubwira, urumva. Donc turabizi ko rero gahunda bafite, ce qui fait que c'est leurs intérêts. Donc ntago bashobora gusubira inyuma rero babona ibintu byegereje. Donc la seule chose qui va se faire nuko Congo, pardon, naringiye kuri analyse ya kabiri ntarangize ya mbere. La seule façon mbibona nuko RDF ifata Kivu, yamara kuyifata noneho bagahita la commission nationale gahita exige ko ahantu hafashwe hahindutse zone tampon, urumva. Aba RDF mwirotire zone tampon, on exige négociation patati patata. Noneho barangiza bikajyana nko Sud byagenze, Kongo kabicamo ibice bikaba birarangiye, urumva. Nta kundi. Donc ni option mbona nibigenda gutyo. Ce qui va se passer, c'est que la suite, Congo izanga kunégocier. Niyanga kunégocier, bahite badeclarer intambara, noneho en bonne du forme yo gufata Kinshasa. Icyo gihe rero abazungu bazashyiraho imari, kubera ko bazaba bashaka guproteja ibyo bashaka bya balkanisation. Option ya kabiri ishoboka niye. Option ya kabiri nuko les Congolais bafatanije na SADC n'abarundi, kandi urumva kubera ko abarundi kugeza ubu bagaragaje ko nabo baje gufasha Congo, urumva.
donc bavuga bati ntabwo la teritwari ya Congo igomba kuba intact, bakarwana intambara ya simusiga, bakirukana RDF bakabasohora bakabashyira hanze. Ibyo kugira ngo bakabazagera i Kigali, niba bikora bazagera i Kigali. Nge niko mbibona. Kandi rero iyo option aho mbonera kwishoboka ni he, nukubera ko kugeza ubu dukurikije inama zabaye, urumva ikintu cya mbere Congo urabona yakoze, nubwo itakoze ibyigomba gukora kote guerre sur le terrain, yakoze intambara ikomeye ya diplomasi, sibyo? Ishobora, ikintu gikomeye yashoboye ni ugushobora gushyira pression kuri members ba Security Council. Inama bari bafite kwa mbere bakayishyira dimanche, bamaze kuyashyira, ikintu cyantangaje, u Rwanda rwahise rujya en position, urumva, offensive yo kuyirwanya. Ntibishoboka, bagiye kugambanira u Rwanda. Uribuka neza urya mugabo ntuza ministre wa ntuza wa des affaires étrangères, ministre des affaires étrangères et polémiques, et aussi des réseaux sociaux. Ministre des affaires étrangères et polémiques, des affaires étrangères, polémiques et réseaux sociaux. Nduhungire iki mugani wa Kagame yahise asohora za tweet ati ibi ni ukugambarira u Rwanda, bakora ku buryo bushoboka kugira ngo iyo nama bayihagarike izabe kwa mbere. Ntibyakunda. Bidakunze rero, noneho ijuru ribakubitaho umudamu nkunda cyane witwa Tereza Kwayikwamba, uteye ubwoba, kuko we ababwiza ukuri, avuga ibyo agomba kuvuga. Abirangije kandi à tour de table, à tour de rôle, tous les membres ibintu bavuze byatugaragarije ko la problème atangiye kuyumva. Nta wigeze bakondanye u Rwanda bagira gute, ariko twibuke in our mind yuko l'Occident ifite projet. Ariko rero devant l'offensive du Congo, urumva, devant l'offensive aussi, kuko u Rwanda quand même, u Rwanda ikintu nariyarije nuko nta muntu wabivugiye ni Somalia, Sierra Leone, le groupe sinibuka bari abantu nyine, urumva, nibo bonyine babavugiye, urumva. Hongera bya binyoma, agaruka mu binyoma wa muhungu wa representant w'u Rwanda, urumva. Iki kintu cyanyeretse niki nuko naribaje nti nikute, hari abantu benshi badatize nikute nta gihugu nka Tanzania cyangwa se nka Uganda cyangwa se nka Kenya, urumva, nabo bikubarije niyo groupe cyangwa indi kugira ngo bavugire u Rwanda, kuko nibo barushigikiye. Mo berekanye kugeza ubu, uretse Tanzania kugeza ubu ntabwo yo iri kumwe na RDC, kubera iki? Kubera ko iri SADC. Noneho rero ukuyeho ibyo kugira ngo nze donc mon analyse ahigana, kugira ngo nze kukubwira ko iyi ntambara ishobora kugera i Kigali. Kagame wibuke ko yari muri Turkiya agura intwaro, urumva, niwe en fait watanze kugira ngo bafate Goma. None habonye ko muri UN nta jambo afite, abwira mugenzi we, niko mbitekereza ko yasabye buto Macron, yasabye Macron ati turebe uburyo, kubera ko yasabye Erdogan ngo aze ngo ari babera abahuza. Icyo yashakaga afite ni ukugira ngo arande nule na avenue Rwanda, urumva. Kandi Rwanda niyo irimo kuridinga de négociation, kubera ko rero Kagame ayirwanya, ashaka ko bayanura. Abonye ko bikomeye muri ONU, Macron ahita telefona ntuza le président Kenya hariya yitwa Ruto uri ukuntu yahise abivuga nyine yishimye cyane, ngo amuhamagaye ahamagare n'amayo yase, mais pas surprise. Uretse ko pour nous twari tubizi, twavuga tuti Tshisekedi najyayo byo quand même ça serait kwisuzugura. Il n'a pas été présent et le président Burundi n'a pas été présent. Nabonye rero ibifo bagane byasakuje ngo président Burundi ngo yabuze connexion internet. Mon œil,
le président burundu se yabura connexion internet comment quand même là abanyarwanda bashaka gusuzugura abantu bakagira ngo nibo bonyine bafite uburyo. Le président burundais ne voulait pas venir s'asseoir niko bitekereza avec vous kuko il sait exactement ko Kagame il ne peut plus kwemera ko Kagame amutuka mu bantu non kuko Kagame yahise abatuka quand même. Noneho rero kugira ngo ngebe mon dernier point, Kagame niho ya profise ahita atuka président Ramaphosa arangije atuka n'abaperezida bari bahari. Urumva quand même aranavuga ngo bamusobanurire ngo icyo mechanisme zihari ngo iyo ya Nairobi ngo yiswe Uhuru ngo indi ngo yiswe kanaka Lorenzo ngo c'est terrible. Ibyo ngibyo rero ngo ndangize ibyo byose nibyo byatumye noneho na SADC ivuga iti enough is enough. Aho ro nkaba ngaruka mvuga nti bazategura intambara bakubite kandi nibakubita gutyo c'est fini. Ahubwo ngewe ikimbabaje nuko ibyo nibibaho abanyarwanda bambabaje abanyarwanda vandimwe abanyarwanda nshuti zacu muri mu Rwanda murekeraho gukomeza kuba impumyi ngo mubone ko Kagame agiye kumera nka Yuhi Mazimpaka. Ibyo turaza kubigarukaho tugana ku musozo w'iki kiganiro, nagira ngo ahubwo ukiri kuri iyo point y'inama yabaye ya EAC, Perezida Kagame akagira tension cyane agashaka kugaragaza ko bya bihugu byose nta kintu byakoze ku kibazo cya Kongo. Nagira ngo tugaruke kuri ukutavuga rumwe kwa Perezida Kagame na Ramaphosa uvuga ko Perezida Kagame ari umubeshyi ndetse akagaragaza ko hamwe na M23 hamwe na Kagame bagize uruhare mu kwica bari abasirikare be 13. Ahubwo nagira ngo unambwire wowe utekereza ko Perezida Kagame ari we waba warishe bari abasirikare 13 abigendereye kugira ngo ahe isomo ingabo za South Africa? Kuko Kagame bavuga ko ngo bavuganye na Ramaphosa ko ziriya ngabo 13 zarashwe ngo zishwe n'ingabo za FARDC kandi ntabwo ari byo. Ni nabyo Ramaphosa avuga ati wowe uri umubeshyi. Nagira ngo ugaruke kuri yapo utubwire utekereza ko ziriya ngabo zishwe bigambiriwe n'ingabo za Kagame bijyanisha he? Ese ahubwo nibyaba kuko bigiye kuzamura umwuka mubi ku buryo South Africa ubwayo igiye no kwinjira ku buryo bugaragara nka bya bindi bavuga ngo findi ruswa na so araro ikinjira muri ntambara ku buryo wamugani nkuko bivuga bizaba bibi bikarangirira Kigali cyane rwose. Rubens, Kagame arabeshya, nabyumva, je m'excuse de le dire ainsi. Perezida Kagame arabeshya, turabizi, ntabwo ari iby'uyu munsi, ariko kuki abantu deja turabizi neza ko ingoma ye yicaye hariya kubera ibinyoma. Ibyo ni ibintu bizwi kandi ikibazo Kagame aho yibeshya nuko buri gihe kubera ukuntu bamushyize hariya bakamugira igitangaza yibwira ko ibyo yavuga n'abazungu babyemera. No, abazungu bamushyize hariya kugira ngo babere umuja abakorera ibyo ashaka. Baramwihorera kubera ko bazi ko ari umwicanyi ashobora kwica bene wabo kandi akabageza ku byo ashaka. Kuko umuzungu urumva depuis la nuit des temps icyo bashaka ni resentere n'amabuye bashaka. Kagame rero kuvuga ngo Ramaphosa ngo yarabeshye, urumva c'est un affront. Nyuma yuko abwiye abantu muri praying breakfast abise les idiots abategetsi ngo kugira arangije yongera donc ibyo yavuze en fait ibyo yavuze njyewe nabonye tweet ya Kagame d'abord ndavuga nti wow ce gars là il a vraiment urumva c'est pas possible. Ndavuga nti ntabwo nari nzi ko ashobora kugera, ariko icyo bitwereka nuko Kagame en fait ashobora kuba avuga ati c'est fini pour moi. Donc kama mbaye kuba kurupfu rw'abasirikare ba South Africa ni Kagame wabica abigendereye kuki kuko yari yabivuze yaravuze ati ingabo za South Africa ntacyo zifite kumara hariya zifatanya na FDLR. Avuga ngo FDLR urumva ngo zifatanya na FDLR ngo neki kandi urumva ikinyoma cya mbere aho ni ikinyoma horamo buri gihe urumva. Noneho ati abafatanya hariya bose bazishyura. Et c'est ce qui s'est passé. Ikintu numvise gingo kibishobora kuba cyarabaye sinzi niba ari cyo selon une source bien informée
comme on dit mu itangazamakuru Ah, selon une source bien informée amakuru nuko yizewe, amakuru c'est yizewe. ça nuko en fait cyagiye bamaze gukubita ingabo za M23 urumva hari igoma ikibuga kikiri contrôlé par les South Africains n'abandi nk'uko amategeko y'intambara abivuga nk'uko amategeko international abivuga urumva umuntu murwana afite droit yo kuba wamuha uburyo afata imirambo ye kugira ngo ajye kwihamba cyangwa ibikomere bye hanyuma ajye kubahamba cyangwa kugira gute cyangwa n'ibintu nk'ibyo babikora bate ni white flag urumva ni white flag ibendera ry'umweru donc RDF M23 yasabye gufata ngo imirambo yabo urumva noneho ni nabyo South Africa yasobanuye imirambo y'abasirikare y'abasirikare b'u Rwanda kuko M23 n'existe pas M23 c'est une coquille vide n'existe pas urumva bavuga bati tugiye dushaka gufata imirambo yacu abasirikare ba South Africa nk'uko même le chef d'état-major wabo yabisobanuye nuko bazamuye idarapo ry'umweru kugira ngo babereke ko nta kibazo donc ko babahaye le feu vert barazi icyavuzwe rero n'ayo makuru numvise nuko ahubwo aba South Africa batamenye who they are dealing with ntabwo bamenye uwo bari kurwana ari we babanyabinyoma nyine babanyabinyoma bakagama baraza ahubwo mbere yo kugira ngo bafate imirambo bica abasirikare barabica baranje bafata imirambo yabo urumva rero nyine Kagame nabwiye ati urumva bya bindi ngo punguza wajenga c'est ça bivuga ko byakozwe ku itegeko rya c'est sûr et certain kuko erega turi mu gisirikare hano turi mu gisirikare ntago turi muri ntuza muri entreprise privée n'iki byose ni mu gisirikare ntabwo umusirikare ashobora kwexecute icyo kintu chef ashobora kuba yaramaje tubigenze dute mwice mu bice ibyo kandi rero ntibibagirwe ikintu Kagame aho yibeshyera yita abandi ngo ni des idiots ariko nawe des fois il agit de la même chose nta kuntu wavuga ko bakubeshyera urumva nkuko yabivuze afite umujinya noneho ngo uvuge wongereho ko noneho mwongera mukabonana donc c'est dire que tu confirmes exactement ce qui s'est fait ça confirme exactement ce qui s'est fait urakonfirma ko urumva indirectement ibyabaye ubufitemo akaboko urumva ibyo rero Kagame yagiye abeshya abantu bihugu byose urumva bageze aho baramwemera kubera iki hari ikintu très important tugomba Kagame aho yagiye hose abantu bose n'abategetsi ba Afrika wabonaga ko bamwemera parce que babonaga ko afite les entrées et venues mu bazungu nta yindi mpamvu reka twihutishe ikiganiro cyane ko tudafite umwanya muremure tugaruke ku zindi ngingo twari twateguye muri iki kiganiro kiginje kimeneke ugaragaje ko Perezida Kagame mu by'ukuri afite kubeshya kwinshi ko nanjye ntabwo utandukanye jeho nawe mu bindi twabonye muri iyi ntambara twabonye abacanshuro bageze hafi kuri 300 bo mu gihugu cya Romania batambukijwe ku mupaka ndetse babwirwa nabi cyane n'umwe mu kuvugira kiriya gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se na M23 ibyo twarabibonye ariko ntabwo twigeze tubona babandi FDLR bivugwa ko ngo nabo baba barwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twibutse ko hari ingabo nyinshi cyane za Kongo zahungiye ku ruhande rw'u Rwanda twazibonye zivurwa yewe leta y'u Rwanda igaragaza ko ibafashe neza n'ibiki Freddy aba FDLR bakunde kuvuga muri iyo ntambara ko ntabwo twabonye ntabwo wagize icyo byibaza nk'umunyamakuru njyewe se birandabira nkabiseka gusa kubera iki twibukiranye iyo tuvuga FDLR ubushize mu kiganiro cyacu twabivuze Kagame ahora avuga FDLR ariko hari Twitter ejo bundi ntuza uwitwa Nduhungirehe yatanze malheureusement kongera kuyibona byantwara umwanya avuga nyine anyomoza ibya wanza ari un officier wo muri South Africa wari wabivuze
avuga noneho akomoza kuri FDLR avuga ko ibyo avuga bidashoboka kubera ko uwo abarwanyi ba FDLR ibyabaye icyo gihe abo barwanyi ba FDLR umurwanyi wa FDLR bavugamo ko ubwo ni ndungehe ko ibyo byabaye uwo murwanyi ataravuka ko cyangwa niba yari yaravutse yari uruhinja. Ça te dit quoi? Ça te dit que le FDLR qui a fait le génocide au Rwanda, il est muri Congo. C'est archi faux, urumva? Aba uti kubera iki? Kubera ko abantu bibuke ko kubwa Kabila, FDLR baragiye barayikubita barica abantu, abandi barabatwara barorosikara bakabagarura muri RDF. Izo ce sont des faits, ni ibintu tuzi. Urumva? Niba hari abantu b'impunzi barwana bagiye banabivuga kandi FDLR yende bivuga ko ihari kugira ngo iharanire urumva umutekano w'impunzi. Ese ce qui se fait none si urebye ukuntu Kagame agenda yica abantu muri Congo ni gute ufite uburyo utakwirindira ubuzima, ni gute sincere mutakwirindira ubuzima. Ibyo kuvuga ngo agiye guhiga FDLR urumva uburyo bafasha abantu muri hariya mubo bafashe bakaba barerekanye abantu kuko urabayizi u Rwanda ni hatari ku kintu cya PR. Iyo bafatamo FDLR ntago bari guhita bamurasa, bari guhita bavuga ati sigi ibyo twababwiraga ngaba FDLR nose ko nawe batweretse. Nanjye ndagize ndakubaza ko nawe batweretse. Ntawe bigeze batweretse. Donc c'est ça, ibyo ngibyo byose rero bikwereka ko il y a toujours un flou que Kagame ashaka ko exploiter yashyize mu mutwe y'abantu nabyo bakabyemera gutyo. Aboccidentaux babyemera babishyigikira bazi ko bitari byo ariko barabyemera. Pourquoi? Babyemera kubera ko Kagame afite mission, c'est leur missionnaire. Urumva ari hariya ni commissionnaire wabo bagomba kubakorera ibintu. Urumva? Je nuko mbibona. Nibyo urakoze cyane. Reka turebe indi ngingo twari twavuze ko tugarukaho muri iki kiganiro. Tumaze kubona ko ibihugu byinshi bimaze kuzamura ijwi bivuga ko leta y'u Rwanda yagombye gukura ingabo zayo muri Goma. Gukura ingabo muri Goma ni ukuvuga ngo bagashyira intwaro hasi bakazirambika. Simbibona, je m'excuse uraza kumbwira icyo bitekerezaho kuko uretse ibihugu birimo nk'Ubufaransa bwohereje bika ko ari umunyamabanga wa leta minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu bijyanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Jean-Noël Barrot wageze i Kigali akajya kuvugana na Kagame, bivuga ko ashobora kuba yamubwiye ko bagombye gusubira inyuma cyangwa se bagashyira intwaro hasi. Hari ndetse n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa Qatar nawe Mohammed bin Abdulaziz Al Laif nawe wabonanye na Kagame kugira ngo bagire icyo bavugana kuri biri. Freddy ndagira ngo ukande hariya urabona Kagame mu minsi yashize wavuze ko bazarwana nkaho ntacyo batakaza, ukabona uburyo bafashe go ukabihuza n'uburyo no muri ya biganiro bari abantu ba AFC bananga bavuze bati twebwe tugiye Kinshasa. Ibi bintu urabishyira ku munzani gute? Abayamahanga turaza kubigarukaho yenda tugana ku musozo, aho noneho batangiye kuvuga ko amafaranga menshi baha leta y'u Rwanda igakoresha mu kurwanya Kongo nabyo bitubaza kubigarukaho. Ndagira ngo ubanze uhera aho ngaho utubwire, urabona kiriya gisirikare cyafashe Goma nibyo amahanga atangiye kuvuga ngo bashyire intwaro hasi muve muri Goma, ubona bizaba cyangwa ni ya mikino abazungu bakina? Abazungu bakina imikino yabo urumva, ariko ikibazo ubu ngubu gihari bakina imikino yabo ubu na Kongo nayo n'abategetsi bo muri kariya karere bamaze gusobanukirwa ce qui se passe. Kandi ikigaragara nuko batagifite vraiment ntago ikigaragara nuko l'Afrique est en train de changer. Urumva abategetsi bafite ikintu cyo kuvuga bati non, maintenant là c'est notre indépendance, on veut plus dépendre de ya ntuza yanyu ibintu byo kutubeshya no kujya gute ibiri kuba. Urumva ndagaruka kubyo mpora mvuga buri munsi, abazungu bafite une stratégie yo gubalkaniza Congo. Urumva kandi ntibashobora kuyireka batabona ko hari obstacle ikomeye. L'obstacle barimo kugenda bayibona ubu ngubu. Uti kubera iki? Kubera ko igihugu gikomeye. Obstacle mbona ni SADC yakubise igipfunsi hasi kavuga iti no, ibi ntabwo tuzabyemera. Urumva? Donc iyo ni obstacle ikomeye cyane, iyo ni imwe muri obstacle ikomeye cyane. Noneho
bakareba uko ibintu bimeze. Niyo mpamvu rega nta yindi mpamvu barimo gutinza gufata ibihano. Oui, bagiye bakora amanama bohereza, urabona le premier ministre nako la ministre des affaires étrangères wa monsieur Lamy wabongereza wabonye message yatanze. Message yayitanze ngo bazafata miliyari imwe ngo babaye, urumva ngo iri amenace, ngo Kagame ngo iyi miliyari twaguha ni nkuko umuntu yazaga kuguya ngo iyi karoti waryaga ndayitwaye nzayitwara, ariko ça reste une menace, ntago birashyirwa mu bikorwa. Ubu bategereje kugira ngo barebe uko u Rwanda ruhagaze, urumva, barebe nuko pression ituruka handi hose muri ibyo bihugu bindi imeze, badeside nicyo kintu. None se baruzwa n'iki gushyiraho ibyo bihano nyine? C'est ça la chose. Naho ibyarami wagiye muri Congo, je suis sûr et certain ko Tshisekedi nkuko yabivuze, il ne va pas négocier avec des pantins ba FPR ba Kagame, kandi je suis sûr et certain ko ari yamusubiriyemo. Urumva ikibazo gihari kandi gishobora kuba kiri no gutera ibi byose gutinda ni Ubufaransa. Ntitwibagirwe ko Ubufaransa rega Kagame ubu ngubu ari umushumba wabo, urumva, arinze des milliards d'investissement za en dollars za Total muri Mozambique, urumva, tant aussi longtemps que Ubufaransa, je suis sûr et certain ko ubu ngubu Ubufaransa bushaka no gushaka undi muntu wenda wasimbura u Rwanda hari. Jewe nibyo ntekereza nkurikije ibintu Ruto yatubwiye burya muri message ye. Nase nibaza nti bon, kucya bivuze gutya byagenze bite? Kuribuka ko yaravuze ngo yavuganye na President Macron, ngo President Macron bovugana uburyo bagomba gushakira igisubizo ikibazo cyo muri Eastern Congo, kandi tunavugana ko ashyigikiye uburyo bwose tugomba kudeploya ingabo zacu mu kujya kugarura amahoro hirya no hino. Tu comprends? Icyo kintu nahise mvuga nti est-ce que birashoboka ko wenda muri za option Ubufaransa burimo kureba haba harimo icyo kintu? Monsieur Lamy yabanje kwa Tshisekedi, c'est pas pour rien. Yabanje kwa Tshisekedi kugira ngo abanza mutere icyuma nako pana Monsieur Lamy le ministre des Affaires étrangères français. Urumva? Yabanje kwa Tshisekedi ngo mutere icyumvirizo abone ibyo ajya kubwira Kagame. Niba hari na strategie bagomba gufata bazifate, kubera ko Kagame ubu akorera Macron, urumva, kandi Macron est prêt à tout faire kugira ngo appuyer les genoux za Tshisekedi. Isigaye ibyo bavuganye biza bagomba kubonana uyu munsi mu gitondo, kugeza ubu nta makuru ndabona y'ibyo bavuganye byavuzwe, ntabwo byashyizwa hagaragara, urumva. Donc urumva ni station de opérationnel niko nabyita. Uti kubera iki? Kubera ko mu gihe ibyo byose birimo gutegurwa, u Rwanda ejo armée rwandaise ejo yohereje tweet ivuga ko le commandant des forces wantuza wa battery ribayita gukira mu ntuza battery uretse nze gushaka Twitter nyishyireho ndaza kwivuga neza, ndaza kwigarukaho. Bahise bohereza ejo komanda wabo yahuye n'abasirikare batayo bagomba kohereza cyashya bagomba kohereza muri Mozambique, Cabo Delgado, kandi ntabwo ari moindre, n'abasirikare bo muri bataillon ya battery, urumva. Donc bashinzwe gutega amabombe, kugira abo bantu bize gutega amabombe, bize kuyakora, bize ibyo bintu byose barabizi. Bagiye gukora iki hariya se ko barinze Total, barajyana iyo genre d'armement hariya kugira ngo bigende bite? Bagamije iki? Icyo ngicyo ni ikibazo gikomeye. Ibyo ngibyo rero bigakwereka ko Abafaransa bigenda kose ntabwo u Rwanda rwohereza ingabo komsa zuzohereza bavuganye n'Abafaransa, urabyumva. Kandi Kagame dukurikije umujinya yatweretse hariya ko ashobora kujya mu mitsi na South Africa, urumva, sous-entendu SADC. La Tanzanie fait partie du SADC, de la SADC, urumva. Donc twibagirwe ko Cabo Delgado n'umupaka uri ku mupaka wa Tanzania, kandi twibagirwe ko umwaka ushize la présidente wa Tanzania yiplenye ibikorwa by'iterabwoba biri kwambuka umupaka biturutse aho ingabo z'u Rwanda ziri. So bivuga ngo na Tanzania ni menase muri iki kibazo. Birashoboka, nta kidashoboka avec Kagame, urumva, nta kidashoboka. Umujinya Kagame yatweretse ejo bundi n'ubundi dusanzwe tuzi ko arakakaje, ariko ibyo yatweretse ejo bundi biteye ubwoba
biteye ubwoba. Donc abantu bose rero icyo mvuga nuko abategetsi bo muri sadeke bose ibihugu byabo barye bari menge kuko ibishobora kuvamo ntabwo tuzi ibyo ari byo. Freddy, reka tugane ku musozo, iki kiganiro kitaza kuba kirekire cyane kuko turakanda yego ikibyimye tukakimena, ariko tuzakomeza no gukora ibindi biganiro bigaruka kuri iki kibazo cy'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bavuga u Rwanda ariko ntabwo bajya bagaragaza uruhare rwa Uganda muri iyi ntambara. Muri iki cyumweru twabonye tweet za General Ken Rugaba Muhozi washimaga cyane ubutwari bw'ingabo z'inkotanyi kuba zimaze gufata Goma, ndetse akanagaragaza ko mu by'ukuri ziri gukora akazi keza. Freddy, ndabizi wenda iki kiganiro turiganira tugakanda ikibyimye, ariko uruhare rwa Uganda rutavugwa ahangaha n'ibi ngibi turimo tuvuga by'uko South Africa, SADC muri rusange, yaba mpuzamahanga, abantu bose barareba bakavuga u Rwanda, ariko Uganda ntigaragara. None imaze no gusohora itangazo ivuga ko igiye gukurikirana ADF. Iyi Uganda isinziriye. Museveni nta comment rimwe agira kuri iki kibazo kibera muri Kongo, ameze nk'udahari. Iyi Uganda urayibona gute Freddy? Ese mu gihe Kongo yaba koko ikubise igashaka kugera i Kigali, mubona ko Uganda nayo ishobora kuzaza gutabara umuvandimwe wabo w'u Rwanda? Birashoboka cyane. Ngewe hari reference nkunda guha abantu. Hari abantu bamwe na bamwe mu bapolitisiye bacu bajya bipeta les broteres ngo Museveni ngo azadufasha kurwanya Kagame. Yo money. Kagame c'est une fabrication de Museveni. Ouais. Urumva? Kagame yashyize Kagame nako Museveni yashyize Kagame hariya amuzi. Niyo mpamvu abenshi bahoze mu nkotanyi bamwe bavuga bati ashobora kuba afite n'akaboko mu kwica Rwigema, selon ibyo batubwira. Urumva Museveni agenda buhoro nubwo agiranye ibibazo na Kagame. Bariya abantu bafite umugambi umwe, gufata kariya karere. Icyo nkunda nuko umuhungu we w'igisazi ageraho muri za tweet ze nyine akatubwira gahunda bafite, agafunga ubundi dusanzwe tuzi ariko akabivuga. Hari benshi bavuga ngo nango uriya ngo n'umusazi ngo si impamya Kongo ibyo avuga. No, c'est véridique ibyo avuga, turabizi depuis longtemps. Ngewe reka nkubwire rwose, c'est pas un secret. Ngewe ikipapuro urabona ibintu bya Empire hima bavuga, ngewe nabonye document yabyo yanditswe nkiri très jeune, niga muri secondaire. En quelle année? 1984. Urabyumva? J'étais très... Nari mfite 15 ans. Nari mfite 15 ans. J'ai vu ce document-là. Ndanayisoma icyo gihe. Yavugaga iki? Yavugaga uko bagomba kwiyorganiza bagafata tout ce que le FPR a fait. Bagafata ibihugu. Icyo gihe en fait yasohotse Museveni ari mu ntambara. Bavuga uburyo bazafata igihugu, bazafata iki. Urumva? Ku buryo icyo gihe ndabyibuka hari musenyeri yitwa ndahari, musenyeri w'umunyarwanda w'umunyarwanda wabaga Uvira, yaratashye ubungu, nawe yavugwagamo muri iyo document. Bari mu bantu nyine les éditeurs de ce document bivugwamo n'izina rye ryari ririmo. Urumva yitwa ubungu ari mu Rwanda, niwe yavuze ejo bundi hari ntuza yigeze gutanga avuga ko turaduce rwose kuko twarurwa tw'u Rwanda kera. Yaba ari Corinne musenyeri Corinne. Oya izina ry'ikinyarwanda niryibuka nzarikubwira. Bon, pour te dire quoi? Pour te dire que nta kuntu Museveni ataribwa kugira ngo abigemo, ariko kubera ibibazo nawe afite mu gihugu cy'ubungubu, si impamya ko nabona SADC yose ibijemo nawe azakora intambara yewe yuti. Kubera ko nawe ubwe iwe ibiviwe ntiyabikira biturutse mu Baganda n'abandi bose ntiyabikira, kubera ko nabo hari Abaganda benshi yega baha amafaranga, ariko n'ubli pas une chose. None se bo barashaka kugira ngo bajye muri iyo empire noneho batangiye bakubitwa ibiboko? Ntabwo bishoboka, ntabwo byashoboka. Hari reference nkunda guha abantu ngiye kwivuga muri commémoration ya 20e anniversaire ya génocide mu Rwanda. Ejo nagerageje nabona uko nabuze umwanya, nari nzi ko ndi bufate extrait ya discours ya Museveni tukaza kwihitisha no kugira ngo abantu bumve exactement le message yatanze icyo gihe. Le message est parlant. Écoute, ça fait 11 ans. Ça va faire 11 ans bientôt. Museveni l'a dit clairement. Yarabanje asobanura bya bindi yakwigira professeur w'amateka.
asobanura amateka yo mu karere uko yagendaga, ariko nyine ayapfobya nk'uko muri ya gahunda yabo bakunda kuyapfobya, bakerekana ko haba muri jenoside yateguwe na muri 59 ko itari revolution patati patata. Arangije ageraho avuga ati ndashimira abahungu banjye bafashe iki gihugu bakirukana abajenosideri bakajya batata, ariko ndagira ngo nibutse abo bantu hose muri kano karere batekereza ko bazongera kuturwanya, ko dans ses propres mots, ni gutya bivuze ko ubu ngubu nous sommes forts militarily, dufite intwaro, urumva, economically and even politically, ko ntaho bazatunyura. Mu magambo ye aho ngaho niko yabivuze icyo gihe. Ibyo rero biratwereka ibyo bari mu bungu. Ariko iyo uvuga Empire Hima, it's against who? Ni against the Bantus, against the Bantus of the region. Hari abandi se bahatuye against the Bantus. None se yakubwiye Empire Hima no kuvuga ko bazafata la region aribo bayidirija, urumva, abo les descendants nyine babo b'abatutsi n'abandi badirije abandi babe nyine noneho bayifate aribo bayidirije uko bashaka. Rero niba tuvuga ibi rero iriya ntambara yo muri Kongo ifite indi sura itavugwa. Iyo sura irimo, ariko iyo sura irimo ni nabyo ubona Kainerugaba ahora tweetinga buri munsi abantu bakamwita umusazi. Ni igisazi nyine, ariko arabitubwira umusazi agera akaguka ijambo. Ibyo tubwira c'est véridique, si nawe wenyine kandi. None se urabona iyo tugiye tukumva par exemple nk'ibiganiro Marara ajya duha quand même il nous dit tout. Iyo tubona se uko bavuga bakabarewe n'abandi, ça nous dit tout. Iyo Kagame yihanukira akavuga ko muri region abantu ari abajenosideri, abakongore n'abajenosideri, abarundi n'abajenosideri, abahutu n'abajenosideri, donc c'est terrible. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que abo bantu bose they have to be wiped out. Ne kibazo. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro kubera ko umwanya yenda wadushiranye. Noneho ntitunirengagiza ko nubwo tuvuga ko iyi ntambara igira ingaruka kuri Kongo, ariko ino minsi byatangiye kugaragara n'ingaruka ku Rwanda. Hari abantu baguye muri Rwanda, nubwo ntekereza ko imibare tugirwa ishobora kuba itariyo, ndetse hari nabo nabashije kuvugana nabo batuye mu mujyi wa Gisenyi bambwira ko byabaye ngombwa ko bahunga. Kana ku musozo w'iki kiganiro cyane ko kigenewe abanyarwanda, tubibutse ko kandi twatangiye kubakura n'ibiganiro mu zindi ndimi kugira ngo tubashe kubwira abanyamahanga uko ibintu biri kugenda muri ya ntambara. Ikiganiro twasohoye kiri mu Cyongereza, umva Icyongereza muze kumva icyo twakivuzeho. Ndagira ngo unyemerere tugane ku musozo, ariko duha message abanyarwanda, kubera ko abanyarwanda byo nagiye mbona ku mbuga nkoranyambaga bishimiye ko hari ibisasu bimwe byagiye biraswa bivuye ku ruhande rwa Kongo, ngo ariko ngo hakaba hari systeme ibimira ku buryo abanyarwanda bumva ko baryama ngo bagasinzira nk'uko byagiye binavugwa. Umuvugizi wa leta Lem Kurarinda yavuze ko ngo abanyarwanda nta kibazo bagomye kugira cyo muteka. Freddy, ibi bintu biri kuba bitwibutsa ibyabaye mu 1994 ubwo ingabo za FPR zarwanaga zisatira Kigali bikarangira zirashe indege ya Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Ntaryamira, abanyarwanda tugatangira gushyira akarago ku mutwe. Ibyabaye ibyakurikiye turabizi. Freddy, gira ubutumwa uha abanyarwanda muri ibi bihe. Hari abasinziriye bumva ko bagomba kuryama koko bagasinzira. Ese ni ze strategy nk'umuntu utuye Gisenyi cyangwa se utuye n'Icyangugu, kuko Bukavu nayo ishobora kuba igeramiwe simbizi, cyangwa se hakazabaho bwa buryo wavuze bw'uko bashaka kubyuka mu gitondo bakarwana intambara igomba kugera i Kigali, ko uri i Kigali batekereza ko biri kure. Niye message waha abanyarwanda muri ibi bihe turimo tutanyuze ku ruhande? Rubens, message natanga ku banyarwanda nuko bakahaguruka bagafungura amaso. Ikintu kimbabaza cyane ni ukubona abantu Kagame na systeme ye babaye impumyi. Ngewe ntangiye kwibaza, est-ce que ni syndrome ya Stockholm cyangwa se autre chose? Syndrome ya Stockholm meaning uko tuyizi, umuntu ugushyiraho igitutu buri gihe akakurenganya, urumva, ugera ukabyicengezamo nk'ukuri kose, akakubera ukagera ukumva niwe protecteur wawe, ahubwo ukabyumusanga, donc aho ngaho ukumva ari we mwami wawe, ahubwo ari ushobora kugukiza, ariko akwica buri munsi.
aho ngaho ndagira ngo mbwira abanyarwanda un exemple ngo yigeze gutangwa yatanze Hitler ngo yigeze gutanga devant son armée. Je sais pas si c'est véridique ou pas, ariko c'est un exemple ugenda nagiye nsoma ahantu kandi umva abantu bavuga. Hitler ngo mu gihe cy'intambara yaragiye avuga ati no, abantu turi umuntu ushobora kumutegeka même ushobora kumushyira muri souffrance, ariko akagugarukira akaba ari wowe aza kugutakambira ati nyagasani mfasha merewe nabi. Comme je me souviens ngo yafashe inkoko nzima, urumva, agenda muri sara, agenda yibabwira, agenda yipfura amababa. Tekereza inkoko nzima ayipfura amababa kugeza ubwo amaraso yagendaga atondagiye. Inkoko yo urumva nyine ivuza induru y'inkoko turayizi, sinshobora kuyigana hano. Arangije ageze au fond de la salle arayihatereka, arabwira ati mbereke ibyo nababwira gukora ibyo rero. Afata intete mu mufuka we azitera hariya, inkoko iraza mu kababari, igenda itora intete imwe, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, igera iruhande rwa Hitler ayihereze intoki, arangije ariterura ayifata irira mu ntoki ze. Ngayo nguko Rubens, aho niho abanyarwanda bari. Ikibitwereka niki? Nuko abanyarwanda kuva FPR yafata ubutegetsi, Kagame yabashyize mu bwoba, mu bukene, mu bucakara, uretse sa petite clique iri hejuru. Ariko ukabona, tekereza, ukabona abanyamakuru i Kigali bogeza intambara, bakajya muri Kongo bakogeza ngo ahantu baharashe, urumva, ntibatekereze ko ibyo bintu ahubwo barebe bavuge bati aka kaga karatubwira. Ntubureba akaga kambere kabagwiririye, akaga kambere kabagwiririye, bakoma amashyi. USAID imaze gukata imfashanyo. None se mwokabyara mwe mw'abanyarwanda mwe, izo mfashanyo simwe zafashaga? Hari ubwo zafashaga Kagame ntacyo zamufashaga na kimwe. Kubera iki? Kubera ko n'imfashanyo zazaga directement mu bikorwa byo kubafasha mu mirire cyangwa mu tundi tuntu mukora nibyo, urumva. None ubu ngubu hashize iminsi ngahera, si ukuva kwa mbere ibyo byasohotse nk'itatu cyangwa ine gutya. None se inzara igiye kubica, inzara igiye kwiyongera kuba bari basanganywe, urumva. Niho nagira ngo kandi kubera ko biragaragara cyane ko economically ibintu byo mu Rwanda bigiye kuba pire gusa se za banki. Nagira ngo uze kuza kubikomozaho, bishobotse mubana amafaranga yanyu muri za banki muyibike, kuko mu minsi iri imbere muzaba mudafite uburenganzira bwo kwikuraho. Ibyo ngibyo rero nkubwire Rubens, maze amezi 3 bivuga, ngewe mbwira n'abantu, nkabyandika, nkavuga nti banyarwanda nshuti zanjye, banyarwanda mwese muri aho ngaho, ufite udufaranga dukure muri banki buke buke, byibuze uvuga uti mfite utuzangurira kawunga hano. Abandi mufite inzara, ni mwangi gukomezwa kugira ibigoryi no kugira abantu bayoboka, urumva, nk'inka. Biteye ubwoba. Ariko utekereza kubona abana b'abasore bahaguruka ngaho, abanyamakuru bakajya kuri radio bagasingiza intambara, ngo u Rwanda rusama arewe, u Rwanda rusoma amasasu. Se bambwire ubu ngubu u Rwanda intwaro rufite zisaba amasasu ziruti za Israel na Amerika? Ahubwo se ko oya buretse ndangize gatoya. Israel na Amerika nibo bantu bambere kuri iyo systeme bateye ubwo, urumva. Uribuka Irani irasa ibisasu muri Israel? Ndabyibuka cyane. Baravuze ngo cyakora ngo turumva twasamye nka 80%, ngo 20% zindi zaducitse. Kandi bafite un système sophistiqué. Kagame se système sophistiqué afite ishobora gufata ibisasu 80% byirashwe mu Rwanda niyihe? Banyarwanda kwibi bisasu babiteye, kandi ko bamwe muri mwe bapfuye, twabonye amashusho bibaguyeho, mwaragize amoko mu mashi ngo noneho tubona n'umuntu wiruka ngo yewe ngo zatugezemo ngo yewe ngo Rwanda Revenue barayirashesha. None si isasu rero ryaguye kuri Rwanda Revenue, ejo ni wowe rizagwaho. Ibuka indi scene ishekeje, abaza kogeza hari ikintu cy'ikigabo cy'ikigo cy'icomexure d'ordinance, ngo ni pastor, sinibuka izina rye. Oya nabo pastor rekana kiranye, umva se yiyita pastor nyine. Yagiye ngo ibintu bimeze neza, bararashe.
ibyo bikwereka abanyarwanda b'uyu munsi bahora buri gihe bababeshya bakababeshya buri gihe ko ibintu bimeze neza ariko ibintu bimeze nabi. biteye ubwoba, ariko biteye ubwoba. Icyo message noneho abanyarwanda ni uko bakanguka bagatangira kwitegura ko ibihe biri imbere bishobora kuba bibi cyane. Abafite uburyo mushobora kugura ibintu bimwe mukaba mushyize mu nzu kugira ngo ejo mutazabura uko mujya ku isoko mujye guhahira abana banyu ibiryo bidapfa, mufate mushyire mu nzu kugira ngo abana banyu batutanira ngo cyangwa mu zicwe n'inzara. Ababishoboye mufite uburyo udufaranga twanyu, kuko buri gihe ekonomi guye bigenda bite. Ekonomi ipfuye, banki zifata amafaranga y'abazibitsemo, muzayabura yose muri by'umwa n'intama. Nimumara kubura ibyuma n'intama, Kagame n'ingabo ze nibakomererwa, nimwe bazaberaho babaga. Icyo nababwira gusa, ikibazo uwitwa Pastor Mpyisi burya najyaga mwumva nkamukurikira, naramukundaga cyane. uti kubera iki? Kuko yari umusaza uvugisha ukuri kandi adaciye ku ruhande. Ndibuka rimwe asobanura iby'amateka y'u Rwanda, abasore bagiye kumusura bati muzehe ko tubwiye ngo kuba agiye mu ishuri ry'intore kera ngo mwigaga ibiki. Video irahari, video irahari, abantu bazaje kwishaka ngo mfasha akoze ko muri abatezi koko mwabwe ngo hari ukundi zuretse kwanga abahutu no kwica ibyo twiga mu bindi niki. Aco video irahari kuri internet. Arangije ababwira ati ariko se twumvikane bantu banyarwanda muri hano, biramutse bikomeye mwajya uzajya muri Kongo se, uzajya Burundi, twateye ibibazo uzajya Burundi se, ko twateye uzajya Tanzania se, uzajya Uganda se. Abanyarwanda ikibazo bakibaza, nta muturage w'umunyarwanda wigeze utera ikibazo Kongo cyangwa ibintu byose duturanye, ariko Kagame n'ingabo ze bateye ikibazo mu turere duturanye, nk'uko na mugenzi we Kabarebe bafatanije kwica u Rwanda n'abanyarwanda yabivuze. Ata u Rwanda turagaho gato kandi ahandi hose hajya bahateye akajagari. Ati mwashaka, hari n'ibyo Kagame yavuze ko u Rwanda azarusiga uko yarusanze. Ati mwashaka mutabishaka uru Rwanda tugomba mu byumve. Njyewe ikibazo nuko abanyarwanda babwira message barangiza bigacaha bikagira hariya, ntibagende ngo bakurikize n'ibyo twabayemo, babibwira abana babo bati ibyo twabayemo birakomeye mwitonde. Ikindi kugira ngo ndangize ibi byo kubwira mukurarinda birirwa babeshya abanyarwanda, kubera ko nabo mukurarinda se ubundi wagize ngo buriya we wagize ngo arasinzira se, c'est sûr et certain ko adasinzira, buriya araryama nijoro agashibuka ati karabaye baramfashe cyangwa bigenze bite. Wabonye kuntu mukurarinda muri uyu mwaka umwe gusa, uzafata ifoto y'umwaka ushize urebe niyo yarananutse biteho kunanuka byo nta kibazo. Ageze mu myaka yacu mukurarindiraga burya turaziranye, twariganye kera turabana, twarakuranye urumva. Ariko urumva mu myaka yacu umuntu agomba gusheka uburyo agabanya ibiro kugira ngo za cholesterol zitaza n'ibiki byose ibyo biro. Ariko urebe none usuku gunanuka nukureba lo changement no mu maso niki, uramureba ukavuga uti karabaye umutipe ntasinzira tu, yashaje we imyaka nk'icumi. Nkagira ngo nibutse abanyarwanda kibyo muzi ko ndabye ngo mu ryama musinzira cyangwa Kagame yabwiye, binyibutsa kera mu ntambara muri za mitingi z'amashyaka, muri mitingi ya MRND. Icyo gihe nagiye no ninjye wayikuvuraga, nagiye muri reportage banyohereje gukuvura mitingi Ikibungo, je pense Ikibungo cyangwa ku Gikongo ntabwo nibuka. Ubwo abarwanashyaka ba MRND intera hamwe zijya gukora, bari gukora animation n'iki byose, bati Habyarimana Ramba Sugira Sagamba watuzaniye amahoro, turaryama turasinzira. None se woka byawe ubu ngubu ibyo bitotsi biri he? Abanyarwanda bamenye ko ibyo turimo ni nk'ibyo. Muri nda bari kubabwira ati Kagame yatuzaniye amahoro, turaryama turasinzira, ati nimushaka musinzire. Ariko ibyo ngibyo ni uburindagizi. Njyewe nibyo mvuga, ni ukuba murindagizi. Urumva, sincèrement abanyarwanda bahagarare bamenye ko akaga kabategereje kari imbere katoroshye, bafifatira ingamba, kuko nta si nimwe, nta gihugu na kimwe kwisi
aho abaturage b'igihugu bigeze bemera kuba ingaruzwa muheto bakicwa bakamara imyaka 30 bicwa barangiza bakabazanaho n'intambara bakabakubita inyundo basinziriye gusa bogeza nta keretse abanyarwanda batandukanye n'izindi peuple kandi ibyo simbyemera. Uti impamvu ntabyemera ni iki? Impamvu ntabyemera nuko no muri myaka ya 90 mbere y'intambara y'ukitera na mbere yaho abanyarwanda barabutse bati enough is enough. Ubu rero nabwo enough is enough, abanyarwanda bahaguruke barwanye icyo kintu kandi bagahabaranira ukuri. Byo kwirirwa bababeshya barangiza nabo bakaririmba mwidishyi babihagarike. Ndumva aho ngaho ntabwo cyitse. Freddy, reka ngushimire cyane ariko turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Wavuze uburyo abanyarwanda bagomba gufunguka, twavuze uburyo abafite agafaranga mugomba kugakomeraho, byaba na ngombwa mukakavana muri banki, muhagarike kohereza abana banyu mu rugamba kubera ko makuru menshi aragaragaza cyane ko i Kanombe hasigaye hashyingurwa imirambo, amasanduku ari mu busa kubera ko imirambo nayo idashobora kuboneka. Mutekereze uburyo bwo gukata, cutting down, cyangwa se kugabanya ibyo mwajyaga mukonsoma kubera ko ubuzima bushobora kuba bubi cyane mu minsi iri imbere. Mutekereze nibiba ngombwa igihe intambara yaba ivuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho waba uri hose, Goma, Igisenyi, Cyangugu, ku Kibuye n'ahandi hose, mutekereze aho mwazasohokera. Ibyo mutangire mu bitekereze. Freddy, nkanavuga ngo mutangire mutekereze uburyo imiryango yanyu bibaye ngombwa mwayisohora mu gihugu babishobora. Freddy, kereka niba hari ikindi waba wongeraho mu kiganiro cy'uyu munsi kwa ko cyabaye kirekire, nagira ngo dusoze ikiganiro ngushimira cyane uburyo ukomeje kudufasha muri ibi biganiro, kandi dusaba abakurikirana ikiganiro Ikibyimbye Kimeneke komeza kudukurikiranira hafi. Twanababwiye ko twatangiye gukora ibindi biganiro mu ndimi Icyongereza, tuzakora n'ibindi biganiro mu Gifaransa kugira ngo abatari abanyarwanda babashe kumenya ibibera mu karere. Freddy, wakoze cyane rero muri iki kiganiro, ubwo naho buta cyane rwose urakoze. Nari ndi kureba mfite wabonaga ko narebaga ndi kureba ngo ndebe niba nta kintu gishya dusize inyuma. Icyo mbonye nuko ngo noneho nyuma yo kubonana kwa Ministre des Affaires étrangères wa France na Kagame yasabye u Rwanda gukura ingabo zayo muri Kongo kandi aka kanya bidasubirwaho. Ariko ibyo ngibyo ni amagambo gusa, kuko ntabwo wabwira u Rwanda gukura ingabo noneho unazisaba kohereza muri Cabo Delgado. Ntabwo, kuko ni Donadona. Kagame arakubwira ati ngewe turamuzi. Kagame yarabikoze mu minsi yashize, uribuka bamubwira bati sinibuka ikintu bamubwiye ndacyo kandi cyarebana na Kongo, bakamubwira ati ingabo zawe, bakababwira ati ngiye gukura ingabo zanjye muri ONU, muri UN. Urumva rero icyo bagombye gukora nyine ni ukuvuga bati twamubwiye ko ingabo zivanayo kandi twamubwiye ko dukupye amafaranga yose icyo gihe azazivanayo. Urumva, ndumva ari ibyo navuga. Naho ubundi nshimira cyane abadukurikiye uyu munsi. Hanyuma nongera gusaba abanyarwanda gukanguka bakabona ko ibi turimo bitoroshye. Twapfushije abantu benshi cyane mu Rwanda kuva muri 90, urumva, kugeza uno munsi. Kandi rero ntabwo bagomba gukomeza kwemera gupfa bapfira Kagame, umwami w'umwidishyi n'umuryango we gusa. Ntabwo abanyarwanda bakomeza kujya kuva muri Kongo nk'uko bikomojeho ngo bakomeze gupfira muri Kongo buri munsi. Ariko ubu ngubu abanyarwanda bareyariza abana bamaze gupfa muri Kongo b'abanyarwanda ukuntu bangana kuva muri 90, kuva yatangira intambara. Nta mwana wa Kagame n'umwe barapfa mu bihumbi chaque semaine. Abana ba Kagame bajya mu ishuri, bakagenda bakajya muri Amerika, bakagura amazu, bakagaruka. Abanyarwanda bapfushije abana babo bagakomera amashyi abana ba Kagame ngo kubera ko kanaka yabaye muri Letona, ngo kanaka yabonye diplome, bakajya bagakoma amashyi. Kandi bo kakana cyangwa turi bari bafite twari natwo kuzajya mu ishuri tukagaruka, urumva, tugafata diplome. Twarapfuye, twiciwe ubusa, twiciwe agahoro n'agahinda. Nibyo navuga rero. Bakoze cyane kuntumira uyu munsi. Ubwo twizere gusa ko Kagame agishyira ubwenge ku gihe akurikije n'abantu bamubwira, noneho akavuga ati noneho ubu ngubu kugira ngo ndebe gahunda zanjye nyine, nareba gahunda z'abanyarwanda, hagira umuntu umutiza umutima byibuze ukunda abanyarwanda. Gaho rero wirirwe kandi ukomeze gire byiza, kandi nkwifuza no weekend nziza.